twebwe twifuza ko insengero zafungurwa iyo bibagewe nta nsengero nafungura n'ibyo dukora nyine byose kugira ngo abantu nayo insengero turasaba yuko ijyanye n'insengero twebwe twifuza ko abantu benshi ko bakomeje kuvuga ngo iri ryaba ari ihangana baba bitewe n'iki ese byaba byaturutse he reba nawe twebwe twifuza ko insengero zafungurwa iyo bibagewe nta nsengero. Perezida Paul Kagame we yivugiye yuko iyo aza kuba ari kubwe atakabaye yafunguye insengero. Yewe nta nsengero nafungura n'ibyo dukora nyine byose kugira ngo abantu nayo insengero byose niba ari ubwa mbere usanze kuri uyu muyoboro mugari w'ibyegeranyo igisabwa ni ukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo tujye tubana mu biganiro byose binyura kuri iyi channel. Mwawe ikaze. Uyu ni Dr. Frank Habineza wari uri muri vugira amagambo ko insengero zigomba gufungurwa kubera yuko aherutse ngo kujya gusezerana akabura ahatezerana. Ariko rero Dr. Frank ashyigikiwe n'abantu benshi bamuri inyuma kubera yuko abenshi mu bakristo bashaka kujya gusenga kandi murabizi kimwe cya karindwi gituye u Rwanda bose barashaka Imana. No kuvuga ngo Dr. Frank yakomeje avuga yuko nta rusengero rwigisha ibibi, urusengero rwose rwigisha ibintu byiza byo gukizwa byo kuyoboka Imana. Niyo mpamvu abantu barimo baramushyigikira. Bamwe se ko bavuga ngo intambara yaba ari intambara ishaka kuba hagati intambara nyine y'amagambo iri guteranwa hagati y'umukuru w'igihugu ndetse n'umuvugizi w'abaturage ariwe umudepite nyine senateri. Reka dukurikire ibyo baganiriye kugira ngo turebe. Murakoze. ijyanye n'insengero twebwe twifuza ko insengero zifungurwa insengero zujuje ibyangombwa bazibwiye ngo mukore ibi n'ibi hari zabyujuje zirabitanga izo twifuza yuko izo zujuje ibyangombwa bisabwa zafungurwa vuba na bwangu izitarabyuzuza nazo zibyuzuze ntabwo dushyigikira akajagari ariko bashyizeho amabwiriza RGB yarabitangaje turasaba yuko ikipe cyangwa itsinda ryagiye kuzifunga rigenda risuzume abantu bafungiye ibyo babasabye niyo babyujuje babafungurira kuko nagize agahinda ejo bundi nagiye mu bukwe mu karere ka Gatsibo tujya ahantu yo kure dushaka ahantu tuzajya gukora ubukwe kubyo badusaba kugenda hafi kilometero hafi 20 kugira tubone urusengero ruri gusezeremo abageni bacu nuko abantu birababaje cyane kandi abantu barujuje ibisabwa iyo babyujuje ibyo bababwiye bafungurwe iyo point niho duhagaze twebwe tufite amakuru abantu batubwiye ndetse barusaba n'ubuvugizi ko twakora ubuvugizi yuko ibyo babasabye byabasabye byose babyujuje ariko kuza kuri umunota ntabwo barimo gufungurirwa so ntabwo ari kuvuga ngo ntabwo no kuvuga ngo n'abakristo gusa n'abasilamu barabitubwiye ni muri rusange rwose batubwiye ati rwose twebwe ibyo badusabye twabyujuje noneho ya kipe cyangwa itimu yaje kudufungurira izazisuzume udufungurire tukumva yuko ibyo basaba bifite agaciro yewe ngiye naje no kubiganiraho n'abayobozi bakuru bamwe ba RGB ariko ntabwo nibuvuge details zabyo nivuga ngo ariko ubu ndimo kubisaba muri rusange abayobozi ba RGB nishinzwe ariko by'umwihariko rwose badohore bashire mu niba nani mabwiriza bashyizeho abantu babayubahirije bafunguriza insengero kuko ntabwo insengero ari ikintu kibi gifitiye igihugu akamaro zifite abantu barigisha umuco bigisha imico myiza yo kwirinda ibyaha yo kwirinda gukora ubugome yo kwirinda ubwicanyi n'iki byose ariko n'insengero zifite akamaro mu mutungo w'igihugu zimwe zifite amashuri turazizi zimwe zifite n'ibitaro turabizi ibitaro ntabwo nibuvuge amazina ari izo wasi n'amahoteli zifite n'akamaro mu bukungu bw'igihugu so ntabwo twavuga ko ari ibintu bibi ni ibintu byiza tugomba natwe kubafasha ariko kubahiriza amategeko ariko iyo twashyizeho amategeko natwe tubishyire mu bikorwa iyo twabasaba niba byakoze tubishyire mu bikorwa iyo bibagewe nta nsengero nafungura n'ibyo dukora nyine byose kugira ngo abantu nayo insengero muri development muri ibi byose twavugaga intambara ziri ku isi na survival y'igihugu insengero zifitemo uruhare nazo ziratanga akazi se just cheat abenshi just cheat ariko mubahehe mwebwe ibyo mbona ko ari abantu huzuyemo ububande gusa kurwana n'abandi bari mu churches nabyo nta mpuhwe mbifitiye na busa rwose ariko mwebwe
abakoroni barabarindagije namwe murarindagira ubu ibintu twirirwa tuganira ibintu bya caci mu rusengero wagiye mu byo guhinga mworore mujye mu gusenga nushaka usengere kuri telefone ibyo cacezi n'izisi aho byaturutse ntuhazi cacezi ziri ahantu hose ziri ahubwo ndetse buriya ni uko dushaka gushyira ibintu kuri turashaka guhutaza abantu tugira kwigisha aho hafunzwe nke ikibazo kirimo ni ko perezida wa repubulika twebwe twifuza ko insengero zafungurwa iyo bibagewe nta nsengero nafungura n'ibyo dukora nyine byose kugira ngo abantu nayo insengero turasaba yuko ikipe cyangwa itsinda ryagiye kuzifunga rigenda risuzume abantu bafungiye ibyo babasabye niba babyujuje babafungurira kuko nagize agahinda ejo bundi nagiye mu bukwe mu karere ka Gatsibo tujya ahantu yo kure dushaka ahantu tuzajya gukorera ubukwe kuba badusaba kugenda hafi kilometero hafi 20 kugira tubone urusengero ruri gusengeremo abageni bacu naho tuzazifunge aho aho ziri ubwo tuzazifunga bajye basengera mu rugo nuko abantu birababaje cyane kandi abantu barujuje ibisabwa iyo barujuje ibyo bababwiye bafungurwe iyo point niho duhagaze twebwe ubu twirirwa tuganira ibintu bya caci mu rusengero wagiye mujye guhinga mworore mujye mu gusenga nushaka usengere kuri telefone ibyo cacezi n'izisi aho byaturutse ntuhazi cacezi ziri ahantu hose ziri ahubwo ndetse buriya ni uko dushaka gushyira ibintu kuri turashaka guhutaza abantu tugira kwigisha aho hafunzwe nke